Imana yacu yavuze yego nta wavuga oya. Imana ibagire neza. Muranyumva neza? Yego. Yesu ashimwe cyane. Ndabishimiye, murakoze gutanga umwanya wanyu. Ni iby'igiciro, ndabizi imirimo yanyu aho ngaho ntabwo yoroshye. Amasaha yanyu yose barimo ibintu, ntimugira nimwe mwitekera, nimwe mwirerera abana bitandukanye natwe, ariko kuba mufashe umwanya mukawuha Imana, mushaka Imana, Imana yo mu ijuru ibahera umugisha. Ndashimira Regine cyane, namwe mwese bakobwa beza mufatanyije uyu murimo w'Imana. Ntabwo buri ari mutoya, isengesho ryose ni iry'agaciro mu maso y'Imana. Bikomeye, ubwami bw'umucyo burabizi, data abazi icyo dukoze, ariko n'ubwami bw'umwijima bubizi cyane. Niyo mpamvu bwishyira hamwe kugira ngo tudasenga, ariko Imana ibaho umugisha. Ushobora kubona ari igicaniro gito, ariko ni igicaniro gikomeye mu isi yo mu mwuka, kandi cyasenyera ubwami bwa Satani bikomeye, kikanubakira ubwami bw'Imana iwanyu, mu mago yanyu, muri mwebwe, yewe n'ahandi mudatekereza ko Imana yabakoresha. Rero Imana yo mu ijuru ibahera umugisha. Mutubabarire gutinda gatoya, mwakoze kuzinduka mwebwe. Numvaga ko bari butwakire, twumva ko bari butwakire nka 3:15 nkaho umfasha. Rero byari bitaratungana, biba ari byinshi by'ikoranabuhanga. Rero Imana yo mu ijuru ibahera umugisha. Reka dusenge hanyuma tuganire ku ijambo ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu nongeye kugushimira ubuntu bwawe bwinshi. Bakobwa bawe bahoze basenga bavuga ubuntu bwawe, tugizwe nabwo, nibwo buduhagaritse. Ibyo dufite byose ni kubera ubuntu bwawe. Ibyo turi byo, imbabazi twakiriye muri Kristo, byose ni ubuntu bwawe. Uyu munsi twarababariwe, twaratsindishirijwe, amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Atari ukuvuka neza, atari imirimo myiza, atari ukwitwara neza, atari ubunyangamugayo, byose kubw'ubuntu bwawe. Ndagushimira rero ubuntu wongeye kuduha uyu mugoroba wo guterana nk'abana bawe, ndetse cyane cyane abakobwa bawe kuri iki gicaniro mwami cyo muri iki gihugu. Urabazi, urabakunda, warabegeranyije kugira ngo bacyazanye, warabegeranyije kugira ngo bahugurane, warabegeranyije kugira ngo bakundane, warabegeranyije kugira ngo bashyigikirane, maze bubakwe muri wowe. Uba Imana hagati muri bo, uba Imana mu miryango yabo, uba Imana ifite umwanya. Uyu mugoroba mwami duterana, twongeye kubwira ngo tugufitiye umwanya. Mu biduhiga byinshi, mu bituzengurutse, mu bitubuza umwanya nk'uyu nguyu, wadushoboje tubona uyu mwanya. None reka ukubera igitambo kiguhumurira neza, igitambo kikunezeza mwami w'abami. Tuje kukubwira ngo imitima yacu iragushaka. Ni wowe ufite icyo watubwira kigakomera kikabaho, ni wowe ufite icyo warema Uwiteka Mana Nyiringabo kikaremeka kigafatika. Dore ko ibyo tuganiraho mwami biragoye ubwabyo kubivuga, ariko noneho kubibamo biragoye. Gukira ibikomere biragoye, kubasha kubabarira biragoye, ariko ni umurimo ukorwa nawe wenyine. Ndasenze kugira ngo imbaraga zawe zitumanukire twese uko tungana. Dufite aho twakomeretse, dufite aho twababajwe, dufite ibituremereye, dufite abo tubasha kubabarira n'abo tutarabasha kubabarira. Turasenze kugira ngo dusange, ukore operasiyo spesiale mu mitima yacu, utwiyereke, udukize. Hari n'ibyo tuba tutazi ko bihari, ariko turasenze kugira ngo udukize, duhinduke umuntu wuzuye. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo waje gutanga ubugingo kandi bwinshi, an abundance, buri furu busendereye. Turashaka ibyo byose Kristo wadufatiye bisendereye. Ntabwo dushaka gufataho agace gatoya ngo tube twarakijijwe ariko twuzuye umunabi, twuzuye mu nkanyari, tutaryohewe n'urugendo. Turashaka gufata buri kintu cyose wadufatiye, ikintu cyose waduhereye mu gakiza, ikintu cyose kiri muri wowe Kristo. Turashaka ko cyaba umugabane wacu. Ngwino ukora umurimo hagati muri twebwe, bizana impinduka aho turi, bizana impinduka ku batureba, bizana impinduka mu bo tubana, bizana impinduka hirya no hino mu bwami bwawe. Mwami, tubashe kuguhagararira neza, dufite urukundo rwawe rutwuzuye, tubasha guha abandi. Yesu wadukunze tudakwiriye, udukunda turi babi, nudukiza urukundo rwawe ruratwuzura, tubashe kurutanga muri iyi si idafite urukundo. Ngaho bana natwe, utugire neza, ugire neza abakobwa baduteranyiriye uyu mugoroba, ugire neza bazakurikira ijambo hanyuma rizamanukana imbaraga zikiza buri mutima wese. Mwuka wera turakwizeye, niwe mwigisha mwiza, niwe muhanga, niwe munyabwenge, niwe utanga imbaraga, niwe ukora ibintu bigafatika bikarama mwami w'abami, bikagumaho, bikaduherekeza mu minsi yose dufite hano ku isi, kugeza igihe tuzajya kubanira na Kristo mu ijuru. Turakwizeye kandi tuguhaye icyubahiro, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Ndabanezerewe cyane, ndabishimiye. Murakoze gukunda Imana, murakoze gutanga umwanya wanyu. Imana ibahera umugisha, ntago bijya bipfa ubusa. Muzabisarura vuba mukiri n'ahangaha, kandi tubikiwe n'ubugingo buhoraho. Topic rero mwampaye ko twaganiraho mu by'ukuri irakomeye.
akenshi uko umuntu agenda yumva ibintu byinshi bigoye biba mu isi bibabaza, niko topic nk'iyi ngiyi yo gukira ibikomere ndetse no kubasha kubabarira uyivuga wigengesere, niba ariko navuga. Iyi si yuzuye ibintu bibi byinshi. Iyo turi bato, habe mu gakiza cyangwa se habe mu myaka, umuntu aba atarabona ubuhemu bwinshi bukabije bw'abantu, ariko uko ukura niko ugenda wumva ubuhemu bw'abantu, cyangwa niko nawe bugukorerwa, niko ubwibonaho, niko ububona mu bandi, ukumva biteye ubwoba. Rimwe na rimwe umuntu ashobora kuganiriza akubwira ibintu yakorewe n'abantu, uburyo yahemukiwe, uburyo yababaye, ukavuga uti se mani ibi bintu koko umuntu yabikira ati. Ariko inkuru nziza nuko muri Kristo byose bishoboka. Muri Kristo harimo gukira. Umuntu arakira rwose akaba mutaraga. Nanone hariho imibabaro yindi dushobora twatereka ku isi gusa tutashyira ku muntu runaka. Umuntu ashobora kurwara agapfa, nta muntu wamwishe. Umuntu ashobora kujya mu mpanuka y'imodoka agapfusha abantu hafi ya bose. Ibitubaho muri iyi si, ibigera ku bantu nabyo biteye ubwoba. Rimwe na rimwe bavuga ngo isi irenjiste, isi nta butabera igirira kabije. Kuki Imana ibi bintu biba? Ibyo nabyo wabyumva ukumva umutima urahungabanye, cyangwa wakumva umuntu wagezweho n'ibyago bikabije ukavuga uti Imana uyu muntu yakizwa n'iki? Ariko inkuru nziza tujuru nuko Yesu akiza. Hari ubuhamya bw'abantu Yesu yagiye akiza. Ntabwo tuba tugiye gushyira ku munzani ngo uvuge ngo ibyanjye birakomeye kuruta ibyawe cyangwa ibyawe birakomeye kuruta ibyanjye. Nuko Yesu abasha kudukiza twese n'uburemere bwabyo uko bingana. Rero kuvuga ku mbaraga zo gukira ibikomere no kubabarira ubwabyo twakabaye tubicamo topic ebyiri, niba ariko navuga kubabarira bikaba ukwabyo, imbaraga zo gukira ibikomere bikaba ukwabyo, ariko turabivuga gato yuko dushoboye kandi twizeye ko Umwuka Wera azadushoboza cyangwa se azabyagurira mu mitima yacu. Cyane cyane ibyo dukeneye ntabwo ari topic, ntabwo ari ingingo, ntabwo ari ukuzitondekanya. Ibyo dukeneye ni ukubona uwo murimo wo gukira ibikomere, uwo murimo wo kubasha kubabarira, ni ukubona ukoreka mu buzima bwacu. Ndibaza ko twese ari icyo dukeneye, kandi Umwuka Wera turamwizeye. Mu minsi yashize numvise inyigisho z'umuvugabutumwa umwe, ndetse habaho n'igitabo, habaho na za quotes nyinshi zibivugaho, zivuga ngo love like you have never been hurt. Kunda nkaho utigeze ubabazwa. Gukunda nkaho utigeze ubabazwa, nkaho utigeze uhemukirwa namba, nkaho wabaye muri paradizo, nkaho nta kintu kibi cyakugezeho. Gukunda nkaho utigeze ubabazwa. Ntekereza ko cyangwa ndanibaza ko umurimo Kristo aba yifuza gukora mu buzima bwacu ni uwo nguwo, kugeza igihe amariramo umubabaro wose n'ibikomere byose nkabasha gukunda. Kuko icyazanye Yesu ni ukudukunda, yamara kudukunda akadukoresha twebwe kugira ngo ace muri twebwe abashe kugera ku bantu batari bakira urukundo rwe. Rero aho twifuza kugera naho ngaho nshobora gukunda n'abadakunditse, kubabarira n'abambabaje, urukundo rwuzuye. Ofete igituma isi yuzuyemo imibabaro n'ingorane ni abantu bababajwe nabo bakababaza abandi. Uko buriya ntanze nk'urugero rw'abana akenshi bari mu muhanda, yakubwira ngo wenda abakire si abantu, cyangwa se uvuze iki se, cyangwa umunaba ukaba ari mwinshi, si we ahubwo yarababaye. Kuva ari umwana ntiyakunzwe, nta rukundo yabonye, icyo abasha gutanga ni icyo ngicyo, ni uburakari bwinshi. Burya umuntu uzabona ni uburakari bwinshi n'umujinya mwinshi n'inabi nyinshi, nuko yababaye cyane. Ntabwo rero umuntu yatanga icyo adafite. Mu isengesho ryanjye, mu cyifuzo cyanjye tuganira ano magambo, nuko Data yadukiriza imitima kugeza ku rugero umutima wanjye rwose washushanywa n'uwa Kristo, nkabasha gukunda no gutanga urukundo, no kuba we Kristo yangeneye kuba we, nkaho utigeze ubabara, nkaho ntigeze mbabara. Imana yacu itugirire neza. Nongera mvuga ngo nta muntu ku isi utarakomereka, ntawubaho. Nta muntu utarakomeretse, yewe nta n'umuntu utazakomereka. Ushobora kuba utarakomereka cyane, ariko isi ibamo ibikomeretse. Nta muntu utarababazwa, ntawubaho, kereka wenda agahinja kaba kavutse uyu munsi cyangwa se akabebe kakiri gatoya. Ariko umuntu wese ufite imyaka y'ubukure yigeze gukomereka, yigeze gukomeretswa, yigeze kubabazwa. Ni ku isi imeze. Hanyuma wenda tukaba twavuga ko levels zo kubabazwa no gukomereka zirarutana, ntabwo zingana. Niyo mpamvu ushobora kubwira ibyanjye ukumva biroroheje cyane ugereranyije n'ibyawe. Izo nivo cyangwa se izo levels nizo zitangana. Ariko ubundi abantu bose batuye isi muri rusange bafite ibyabakomerekeje, bafite ibyabababaje, bafite imiruho n'imibabaro runaka yageze ku buzima bwabo. Bamwe barabikize kubw'ubuntu bw'Imana, abandi baracyabyikoreye nk'uko byakabaye, abandi bageze kuri nivo runaka yo kugenda babikira. Niyo mpamvu ntabwo iki kintu twacyumva kimwe, kuko ntituri no ku rugero rumwe rwo gukira cyangwa rwo gukomereka cyangwa se rwo kubabazwa. Ariko hari ibintu nka bitatu navuze
bizana iri tandukaniro ryo kubabazwa cyangwa se ryo gukomereka, kandi ibintu dusanzwe tuzi kandi duhura nabyo. Navuga ko izi levozi zo kubabazwa cyangwa se izi nivo cyangwa se ibipimo byo kubabazwa no gukomeretswa twabishyira mu bipimo bitewe n'ibi bintu. Icya mbere, bitewe n'icyo wakorewe ndetse n'uburemere bwacyo. Bitewe n'icyo wakorewe kikubabaza, bitewe n'uburemere bwacyo uzajya muri kategori runaka, y'ababaye cyane, y'abakomeretse cyane. Ikindi ahangaha, bitewe n'icyakubayeho, kuko nigeze kuvuga hari ikintu kitubaho ari nta muntu ukigizemo uruhare. Ni impanuka, ni ikiza, ni indwara, ni ibyago se, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo izi levo cyangwa izi nivo bizadukomerana bitewe n'icyo twakorewe icyo ari cyo n'uburemere gifite ku buzima bwacu. Kuko umuntu ashobora kuvuga ngo baramvuze none narakomeretse, kirasa uwo muntu kishobora kuba kimukomereye iyo nta kindi kintu, ariko undi muntu baramwiciye cyangwa se undi muntu bamufashe ku ngufu. Urumva izo levo zo gukomereka ntabwo zingana utewe n'ibintu n'ibyo bintu byose byawe. Cyangwa se undi muntu yararenganyijwe kuva akiri mutoya, agirirwa nabi, arererwa mu maboko mabi y'umuntu ufite umutima w'umugome, aramubabaza. Ibyo bintu byose murumva ko bibabaza ariko ntabwo bingana. Undi baramuvuze gusa wenda bavuga tufite amaguru mabi cyangwa se useka nabi cyangwa se simbizi ntufite ikibuno cyangwa se uragifite kinini cyangwa se uri mugufi cyangwa urumva ntabwo ibyo bipimo byo kubabazwa bingana. Bose cyakora barababaye ariko ntabwo bingana. Rero uburemere cyangwa izo levo cyangwa izo nivo zo kubabazwa no gukomereka ziraterwa, ikintu icya mbere mvuze, ziraterwa n'uburemere bw'icyo twakorewe, icyadukozweho, uburemere bifite cyangwa se icyatubayeho. Noneho ikindi cya kabiri ni uwagikoze uwo ari we, umuntu wakubabaje uwo ari we, uwo yari we mu buzima bwawe, nabyo bizongera cyangwa se bigabanye uburemere. Umuntu antutse yigendera ku muhanda cyangwa se akambabaza n'umuntu wa kure, burya ntabwo byangiraho uburemere cyane. Ariko uwo muntu uwo ari we mu buzima bwanjye, niba ari umuntu wanjye wa bugufi, niba ari umuntu nakundaga cyangwa se umuntu wari warakunze, niba ari umuntu wari warashyizemo icyizere cyawe cyose, cyangwa se umuntu wari ufite inshingano zo kukurinda no kukugirira neza, iyo umuntu akubabaje, igikomere no kubabazwa biragenda bikaremera cyane. Niyo mpamvu igikomere umugore yatewe n'umugabo kiremera, niyo mpamvu igikomere umwana yatewe n'umubyeyi kiremera, niyo mpamvu igikomere watewe n'umuvandimwe kiremera, niyo mpamvu igikomere watewe na pasiteri kuba mushyizemo icyizere kiremera. Ni ukuvuga ngo ni umuntu wari ukwegereye, ni umuntu wakagombye kukurinda no kugukunda, ariko noneho niwe ukubabaje. Ndimo ndavuga ibintu bikomeye ko turi kuvuga ku gukomereka, tuvuga umuntu wafashwe ku ngufu n'umuntu wa rubanda, bizaramwishe biramubabaza biratandukanye, ariko n'umuntu wafashwe ku ngufu na se cyangwa n'umuvandimwe biremera kurushaho. Ni ukuvuga ngo uburemere bw'ibidukomeretsa n'ibitubabaza bugenda burushaho gukomera bitewe n'umuntu watubabaje, iyo ari umuntu wa bugufi. Nasanze imibabaro myinshi, nako ni nako biri, imibabaro myinshi iri mu isi, iri mu miryango se, yose yatewe n'uko abantu bagiye babazanya ari abantu ba bugufi. Abagore barimo barira uyu munsi bafite agahinda mu mutima kadakira, nuko bagatewe nabo bari barakunze n'abagabo babo. Abagabo bashizemo ibyiringiro, imishinga ikamushiramo kumva ntacyo amaze, nuko bababajwe n'abagore babo, n'abantu ba bugufi. Abana benshi bababaye uyu munsi, bamwe bari mu madroge, abandi barihakana ko ari umuhungu, undi agahakana ko ari umukobwa, undi benshi ni imibabaro iri aho hafi, yavuye mu babyeyi, yavuye aho hafi n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Imana itugirire ubuntu. Icya gatatu ishobora kuzana uburemere nanone, nuko icyo gikomere cyangwa umubabaro wasanze umutima wawe umeze. Ni ukuvuga ngo umuntu ntakomereka rimwe. Tuvuga uyu munsi reka ngaruka ku miryango, niho ibikomere byinshi birunze. Umuntu yagiye mu rugo yizeye ko umugabo cyangwa umugore azamubera byose, azamubera se, akamubera nyina, akamubera umuvandimwe, wenda abandi yarabapfushije, asanga ngo igikomere cyo gupfusha cyangwa se cy'ubupfubyi ahageze wa mugabo cyangwa wa mugore yizeye suko byagenze, ahubwo amubereye mubi. Ni ukuvuga ngo kuremera n'ubukana bizarushaho kwiyongera ko byasanze n'ubundi umutima usanze warashenjaguritse. Imana yacu itugirire ubuntu. Ikindi kintu nabonye ahangaha, uburyo eta y'umutima cyangwa imiremerwe yanjye yari imeze cyangwa imiremerwe yawe yari imeze bituma igikomere n'icyo ukorewe kiremera. Ni umuntu nanone ushobora kuba yarabayeho neza, ariko icyizere cye cyose kiri mu bantu kitaraba muri Kristo. Buriya kwizera abantu ni byiza, ariko kuri level nyine y'abantu. Umuntu wese ni umuntu, umuntu yapfa, umuntu yahemuka, umuntu yahinduka, kuko ni umunyantege nke. Rero iyo tutarabona iyo mibabaro abantu bajya bateza abandi ngo tubimenye, cyangwa tukumva ni ibintu byakure, bituma tugira icyizere cyinshi mu bantu
none umuntu akazatungurwa n'undi muntu. Nagira ngo uyu munsi twebwe turimo tuganira icyizere cyacu tugisuke muri Kristo Yesu, hanyuma n'abantu tubizera ariko nk'abantu tubasigire kamarije k'imbabazi, bizatuma nibakosa tuvuga ngo yewe ni abantu nkuko natwe turi abantu, barakosa nkuko natwe dukosa. Ariko iyo umuntu wamumariyemo ubuzima bwawe bwose urapfa, iyo akubabaje urapfa. Abari muri Kristo Yesu rero umuntu tumariramo ubuzima ni Kristo. Hanyuma abagabo bacu tukabakunda nk'abagabo, abagore bacu tukabakunda nk'abagore, abana bacu tukabakunda nk'abana, abavandimwe bacu tukabakunda nk'abavandimwe, ariko ubuzima bwawe budashiriye muri we. Iyo ubuzima bwawe bwashiriye mu muntu, iyo ahemutse cyangwa se yapfuye, nawe urapfa, usa nkaho upfanye nawe, kuko ubuzima bwawe bwose bwinjiranyemo nawe. Ese ndimo ndababuza kwizera abantu no kubakunda? Oya, tubakunde tubizere, ariko twibuke ko ari abantu, kandi ari abantu badahoraho, ndetse ari abantu bafite intege nkeya. Mbanje kuvuga ibi bintu byinshi kugira ngo bidufashe kwitekereza. Iyo twumva ijambo ry'Imana kugira ngo ridufashe kandi dukize, ikintu cya mbere dukora ni ukuryerekezaho. N'ibyo tuvuga tukabyerekezaho mbere yuko tubijyana ku bantu. Ushobora kumva nta bintu biremereye cyane byabaye ku buzima bwawe, ariko nk'uko navuze ntushobora kuba mu isi imyaka runaka utarahura n'ibintu bibabaje. Kandi Yesu yifuza ko twakira burundu nk'abatarigeze bababazwa, tugakira burundu, tugasigara tubyibuka mu mutwe, ariko bitafectinze imitima yacu, bitafectinze ubuzima bwacu, ntacyo bidutwaye, bikaba mu mateka yacu ariko bitari mu maso yacu, bitatubuza kunezererwa umwami no kuba cyangwa se kuba icyo Imana yatugeneye. Kiriya kintu cya mbere navuze kiremereza ubukana bwo kubabazwa no gukomereka bitewe n'icyo wakorewe cyangwa n'uburemere bwacyo. Hari akandi kantu karimo kubabazwa no guhemukira kandi uri muri pozisiyo udashobora kwirwanaho. Tuvuga uyu munsi umwana ashobora kurerwa mu muryango utamukunda. Biramenyereye ukunda kuvuga ba mukase, ariko mukase ntibivuga umuntu mubi. Burya abaho ba mukase beza, winjiye muri urwo rugo, ukinjira muri urwo rugo ujemo bwa kabiri, wenda umumama yarapfuye cyangwa se habayeho n'ibindi, dore ko isi irimo ibintu byinshi. Ntabwo bivuga ngo umuntu agomba kuba mubi, ariko birashoboka ko yaba mubi. Reka dutange urugero rwa mukase mubi. Ni ukuvuga ngo yagiriye umwana nabi, umwana ari muri pozisiyo itari iyo kwirwanaho, cyangwa se umwana baramuteroriza, baramwima, abafatwa ngufu, ariko ari muri pozisiyo itari yo kwirwanaho. Ibyo nabyo byongera ubukana, ku buryo niyo ukuze ukurana nabyo, uhora uri umuntu udafite ijambo, uhora uri umuntu nta nubwo mbese ntumenye neza ko wakuze none ufite imbaraga zo kwirwanaho. Imana yacu itugirire ubuntu. Mu byazanye Yesu rero, inkuru nziza nuko mu byazanye Yesu atari ukwandika izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo ngo none uzapfa ujye mu ijuru gusa. Mu byazanye Yesu harimo kuguha agakiza kuzuye, harimo kugukiza cyangwa se kudukiza imibabaro yose. Afite imbaraga zo kudukiza imibabaro yose. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cyawo cya 53, uze kugisoma cyose, ariko ngenda somamo imirongo 4 gusa kugira ngo twumve uburyo Imana yacu itangaje. Yashyize imibabaro yacu n'intimba zacu kuri Kristo kugira ngo tube bataraga, tube bazima. Mu yandi magambo, data mu ijuru yari azi ko nyuma y'uko icyaha kije mu isi, imibabaro izaza byanze bikunze, imibabaro izaza kubera icyaha. Havuga kuri Yesu, Yesaya 53 kuva ku murongo wa 3 ndetse n'uwa 4, ngo yarasuzugurwaga akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe. Uyu Yesu tuvuga mu cyubahiro uyu munsi, uyu Yesu wicaye iburyo bwa data, dore uko yari ameze ku musaraba, ajya gupfuhira ibyaha byawe ndetse n'ibyanjye. Ngo yarasuzugurwaga akangwa n'abantu. Mu bintu bibabaza umutima harimo kwangwa. Nta kintu kibi nko kwangwa, nta kintu gikomeretsa nko kumva utemewe cyangwa utakiriwe, udakunzwe. Ngo yarasuzugurwaga akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe. Ngo ni ukuri intimba zacu. Iri jambo intimba ni agahinda gakabije, ni umubabaro urenze. Ngo ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu yose niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, ngo agahetamishwa n'imibabaro. Ku murongo wa 10 dusimbuke, ngo ariko Uwiteka yashimye kumushenjagura, yaramubabaje, ubwo ubugingo bwe buzitambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha, azabona urubyaro, azarama. Ibyo Uwiteka ashaka bizasohozwa neza n'ukuboko kwe. Azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bwe. Mu bise urabizi n'ibyo bifata umugore mbere yuko abyara. Azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bwe bimwishimishe,
bimuhaze. Umugaragu wanjye ukiranuka azatuma benshi baheshwa gukiranuka no kumenya, kandi azishyiraho gukiranirwa kwa benshi. Azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bwe bimwishimisha. Ahangaha ibiva mu bise by'ubugingo bwe bikamwishimisha ni agakiza k'abantu benshi bazajya kubana n'Imana mu ijuru. Ariko kandi ni abantu bakize mu minsi tugifite hano ku isi. Mu bintu binezeza Data muri ibi bintu bituruka mu bise bya Yesu kujya ku musaraba no kwishyiraho intimba, ni ukukubona uri mutaraga, warakize imibabaro, uri epanui, unezerewe. Yesu yarakijije mu mwuka, ni koko izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo, ariko hano ku isi uri umuntu ufite ubuzima. Nibyo bintu binezeza Imana. Ntago Data ashimishijwe no kukubona warakijijwe, uri umukristo urimo ujya mu ijuru, ariko agahinda karakuzonze, uri umurakare mu yandi magambo. Mu nyigisho nk'izi dufata akanya ko kwisuzuma. Ntago umunezero Kristo yatugeneye ari umunezero w'igice, bya bindi byo guseka rimwe na rimwe, kwishima rimwe na rimwe. Ni umunezero wuzuye kandi witeka, ngo azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bye bimwishimisha. Data yaduhaye muri Kristo ikintu cy'igipfunyika cyuzuye. Harimo agakiza kakujyana mu ijuru, harimo gukira ibikomere n'imibabaro watewe n'isi. Hari imibabaro duterwa n'abantu, hari n'imibabaro twazaniwe n'amahitamo mabi cyangwa se n'ibya. Yesu ayifuza kuguki, kuko iyo wakize neza muri ibyo bice byose, nibwo ushobora guhagarara Kristo neza, ugatanga urukundo rwe mu bandi bantu, ukaba umukristo watractinga. Nifuza ko dutekereza kuri iki kintu. Igihe Imana yatoranyaga ubwoko bwa Isiraheli bwa mbere na mbere, yashakaga ishyanga rizajya ritera ishyari andi mahanga bazengurutse, bakabona bameze neza bikabije, ku buryo andi mahanga azaza kubaza Isiraheli ati mwebwe mwabigenje gute. Bakavuga ngo twebwe nta wundi mwami tugira, Imana niyo itubereye umwami. Ni ukuvuga ngo abakristo benshi twarafeyirinze kuri iyo ngingo. Ntago dufite ubuzima bukurura, ntago dufite ubuzima buryoshye umuntu yakwifuza kubamo. Simvuga mu bifatika, wagize amazu n'amafaranga n'ibindi nk'ibyo. Ndavuga ubuzima bufite umunezero mwinshi, ubuzima buryoshye butuma umuntu yifuza kumenya ibanga ryanjye. Rero twagize ubushobozi bwo gukira mu mwuka, twinjira mu mirimo y'Imana, turi mu makorari, turabavuga ubutumwa, ariko hari igihe ugira agahinda uko umuntu avuga ubutumwa afite ijambo ry'Imana riguye muri, ariko wamureba ugasanga nta munezero habe na gatonyanga. Ugasanga inyigisho ziri mu incyuro nyinshi, indirimbo ziri mu incyuro nyinshi, nta buryohe, nta rukundo yasuka, kuko nawe ntabwo arakira. Rero ibyishimisha Kristo kuri umurongo wa 11 ngo azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bwe bimwishimisha. Mwibuka ko adushaka turi bazima. N'itorero ashaka n'itorero ridafite umunkanyari, ridafite ikizinga, n'itorero rya tractinga, rimeze nk'uko Data yashaka ko Isiraheli ya mbere ibaho. Ubwoko buzatera andi mahanga ishyari rituma baza gushaka Imana yabo. Murebere uburyo itorero twagiye dufeyiringa. Turakijijwe, turabagenzi bajya mu ijuru, ariko badafite umunezero kubera ko bababajwe kandi intimba zabo Yesu atari yabasha cyangwa atari yazibatwaza, batari bazimunzanira cyangwa batanabimenye. Hari igihe umuntu avuga ati gukizwa neza haraho ni ukwifata, ni ukubaho nta bitwenge, ni ukubaho ukanyaraye kugira ngo uzagere mu ijuru. Ese uwo mukristo arakurura abandi bantu? Ese hano ku isi uraranye n'umuntu mu nzu mubanye akabona ntujya useka, nta bitwenge, ntunezerewe ubuzima, ntukunda, ntubasha kwakira urukundo, yakwifuza se ubwo buzima? Yabona ubwo yibereyemo ari bwo buruta. Hari ikigero abantu batanze nyina kuko gisomye nko kuri WhatsApp cy'ibintu bikorwa bimwe mu kabari, ibindi mu rusengero. Si ibyo gushima, ariko biratwigisha. Ngo mu rusengero, sinzi ahantu karazengurutse ahantu, ndibaza kwenda namwe mukazi, telefone y'umuntu irasona mu rusengero. Urabizi hari igihe umuntu aba yogeje gushyira muri silencieux cyangwa se kubw'impamvu, n'igihe utabimenye biterwa n'amatelefoni n'imyaka dufite n'igihe tumaze tuyikoresha. Telefone irasona cyane, isoni cyane, abantu bose bakamurebera icyarimwe kandi bamurakariye, kuko nta gato, mbese imbabazi tuzifite ku bitonyanga, ntago ari inzuzi zitemba. Ntitubasha kubabarira umuntu telefone ye yasonnye mu kabari, ndako yasonnye mu rusengero, biracyari mu rusengero. None maze gusona gutya abantu bose baramurebera, baramurakarira, arasohoka. Ngo ageze mu rugo ko yari yajyanye n'umudamu we, umudamu aravuga ati nta soni kunkoza isoni mu rusengero nk'umuntu udafite ubwenge, uravuza telefone kuriya igasona abantu bose bikagenda kuriya. Yumva nta muntu umwakira, yumva nta muntu ubabara, kandi kasaga nk'ari akantu gatoya. Bakajyana iyo sene noneho mu kabari. Ngo mu kabari abanywi barimo kwinywera badakijwe, badafite Kristo, ikirahure kikamucika, kikikubita hasi, kikameneka. Bagahita bavuga ati bakongera ikindi, bazana ikindi. Urumva bafite imbabazi zirutse z'abari mu rusengero, bafite kwihangana kuruta uko bari mu rusengero. Kubera iki? Turi mu rusengero ariko ntitwakize ibikomere. Yesu rero yifuza kuduhindura abantu bakize. Umuntu wakize, imbabazi zizahora hafi, gukunda no kwihanganira abandi bizahora hafi, kuko byamaze gukorwa imbere muri we. Ndimo ndababwira ibintu byinshi bisa nk'ibigoye, ariko Kristo abasha kubikora. Naje kwibaza ku murongo
wo muri Yohana igice cya 10 umurongo wa 10 ka gace gahera, ubundi hahera hejuru havuga umwanzi ntazanywa n'ikindi, ariko ndashaka kuvuga kuri Kristo. We arivuga akavuga ngo ariko njyewe nazanywe no kugira ngo twebwe tubone ubugingo kandi bwinshi. Ndatinze kuri iryo jambo ryitwa bwinshi. Ubundi ubugingo ntago wabubara ngo n'ubugingo bumwe, bubiri, butatu, bune, butanu. Ubugingo n'ubugingo ufite muri Kristo Yesu buhoraho bwo kuzajya kubana n'Imana mu ijuru. Ariko iri jambo rivuga ngo kugira ngo tubone ubugingo kandi bwinshi. Bibiliya y'Icyongereza iravuga ngo I have come that they may have life and have it to the full. Babubone bwuzuye to the full. Ese hari ubugingo bw'igice? Ibyo rero bitwereke ko umurimo Kristo yakoze si uwo kuzajya kubana n'Imana mu ijuru. Hari ibindi bintu byuzuye muri we twaberamo inahangaha. Babona ubugingo to the full. Bibiliya ijambo ry'Imana ikoresha ijambo rivuga ngo busendereye, busendereye. Bibiliya z'igifaransa nyinshi zikoresha ijambo en abondance. En abondance rero harimo gukira imibabaro. Umuntu ahinduka igikoresho cyiza cya Kristo, kinezerewe agakiza, kinezerewe urugendo, kuko Yesu yamukije imibabaro yose. Naraje kugira ngo babone ubugingo kandi bwinshi. Ni ukuvuga ngo ni package, ni igipfunyika. Ntabwo harimo akantu kamwe ngo turatikinze Hortense ahawe ubugingo buhoraho, izina rye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo, ni yikorera imiruho yose, yikorera imibabaro yose, azagere mu ijuru akanyaraye. Oya, ni bwinshi, buruzuye, ni ikintu kigari. Nta mubabaro rero n'umwe ufite, nta mubabaro n'umwe wakubayeho Yesu atabasha kugukiza kandi utabyigirisha. Yesu wacu ni muzima kandi arafatika. Utabyigirisha, narivuze ngo utabyigirisha. Hari igihe ugira ibyago, ikintu kikakubaho ukagira ngo iyo eta winjiyemo niko uzahora. Ariko abari muri Kristo Yesu mufite ubuhamya ko habaho gukira. Mu myaka yatambutse napfushije umuvandimwe twakundaga cyane, buri muntu ariko bakunda abavandimwe be kandi bawumva bawo ari bo beza kuruta abandi. Umuvandimwe wagenda naramukundaga kandi yari na mwiza, numvaga ari mwiza rwose kurusha abandi benshi. Noneho muri iyo minsi y'amarira n'ikiriyo nkumva ko ntazongera guseka igitwenge kiri genuine, nkumva umunezero ngira ngo ntuzagaruka. Mu minsi y'ikiriyo n'imibabaro murabizi habamo n'akantu ka depression, hari igihe wumva umeze nk'usaza ukuntu. Najyaga nkunda guhagarara kuri office ahantu yakoreraga kuko nahacaga kenshi mu mujyi. Noneho byararangiye napfuye hashiremo amezi, nahagera ngashaka guhagarika imodoka, nkumva ngiye kujyayo. Urumva uburyo umuntu ashobora gusaraho gatoya, nkongera nkabyibuka ko ntabwo agihari ngakomeza urugendo. Nkumva amarira n'agahinda hari ntibizashira. Nongeye kumenya ko Yesu ari muzima, umubabaro ushize mu mutima burundu. Ukaba ubyibuka wari ufite umuvandimwe, ukumva uramukunze, ukumva uramukumbuye mu gihe runaka, mu birori runaka, ariko ukumva wa mubabaro ntukiriyo kandi utabyigirisha. Mwibuke ko imibabaro itugeraho bitewe na level cyangwa uwo muntu wo yari we mu buzima bwacu. Tekereza noneho gupfusha umugabo, gupfusha umwana, gupfusha. Dufite n'inkuru mu Rwanda ngira ngo abantu benshi barayizi, y'umubyeyi umwe wapfushije abana n'umugabo icyarimwe. Imva ye nubwo twaba tutaziranye ko imva ye yo tuyisanze Rusoro, ugira ngo ni nk'urwibutso rwa jenoside kubera ukuntu bikomeye. Nuvuga ngo ni ikintu cy'indenga kamere, ntago twakigeranye wenda nuko twabuze umuvandimwe, ariko nasanze Yesu byose afite imbaraga zinjira mu mutima w'umuntu akabasha kubikiza, akamuha ubugingo to the full, ubugingo en abondance, ubugingo bwuzuye. Ndagusaba rero ngo muzanire umutima wawe, kuko gukira ni inyungu zacu twebwe abagituye inahanga. Igitabo cy'Imigani kirimo ibintu byinshi bivuga ku ngaruka zizanwa n'umutima ubabaye. Imigani 15:15 haravuga ngo iminsi y'umunyamubabaro yose ni mibi, ariko ufite umutima unezerewe ahora mu birori. Iminsi y'umunyamubabaro yose ni mibi. Reka tugarukira aho ngo iminsi y'umunyamubabaro yose ni mibi. Uzi kuntu bigenda? Ni ukuvuga ngo umubabaro wagumyemo uguma ahantu. Impamvu bihindura iminsi yose mibi niyo yabyaye ntago bimuha umunezero nk'abandi bantu batarabonye umubabaro. Niyo yashingiye, niyo yaguze indi nzu, niyo yaguze indi modoka, niyo yabonye ikintu, iminsi yihora ari mibi. Hari ukuntu umunezero w'ibindi bintu byose ahabwa bitagera muri wa mutima wababajwe, ariko Yesu we abasha kugerayo. Iminsi yacu igahinduka iy'ibirori. Hari ahandi hantu nanone avuga mu Migani ko umutima unezerewe ni Imigani 12:22. Umutima unezerewe ni umuti mwiza. Niyo usomye muri Bibiliya z'Icyongereza avuga ngo ni medicine nziza. Ni ukuvuga ngo ni umuti nyamuti. Umutima unezerewe ni umuti mwiza, ni umuti ukiza, ngo ni umuti utera kugubwa neza. Niko biri ijambo ry'Imana ivuga ngo noneho umutima ubabaye ngo wumisha amagufa. Ni ukuvuga ngo ni inyungu zacu ko twazanira Kristo ibikomere bizacu kugira ngo Yesu adukize. Noneho rero mwibuke ko titre yacu ivuga imbaraga zo gukira ibikomere no kubabarira. Ngiye gusa nkaho mbicurika. Ni ukuvuga ngo mu bintu bizadufasha gukira ibikomere harimo ikintu cyitwa kubabarira, kitajya cyoroha kuvuga bitewe n'ubukana bw'ibyagukorewe,
bitewe n'uwabigukoreye, ariko kubabarira niyo ntambwe ijyana mu gukira ibikomere rwose umuntu agakira. Ikibazo tugira mu kutababarira, iyo utababariye ufite abantu bakubabaje kandi ubitse mu mutima wawe, bikumerera nk'aho ubana nabo kandi ahantu hafunganye nko muri gereza. Ni nk'aho wowe n'umuntu wakubabaje mwaba mufungiranye mu kagereza kamwe. Murabizi gereza ntabwo kenshi aba ari hanini, mufungiranye ahantu hamwe. Iyo umutima utarabasha kubabarira, ni ukuvuga ngo wowe n'uwakubabaje muba mufungiranye muri gereza. Iyo mufungiranye ahantu muri gereza, uwo muntu uba umureba umunsi ku munsi, muba mwegeranye. Kandi mu bisanzwe mu buzima buri fizike, uwakubabaje ashobora kuba atuye mu kindi gihugu, yewe ashobora no kuba yarapfuye, ariko mu mwuka wawe, mu bugingo bwawe, muba mumeze nk'aho mufungiranye muri gereza imwe, mukayibanamo n'uwakubabaje, mwegeranye iteka. Kubera iki bimeze gutya? Nuko mu byishimo byawe, iyo hari ikintu kigiye kugushimisha, ikintu ugiye kugeraho, uhita wibuka wa muntu wakubabaje. Wa muntu wakubabaje akaba ari utumye wenda ibyishimo byawe bitari bwuzure. Ni ukuvuga ngo muregeranye. Muri distance ashobora kuba ari kure, ari mu gihugu cya kure, cyangwa se yaranapfuye, ariko kuko umufite mu mutima n'imbere muri wowe, ibyishimo byawe ntago biburamo. Iyo wishimiye uhita wibuka ko wari kuba wishimiye cyane yaba atarakoze cya kindi. Noneho no mu mubabaro wawe nabwo ntago ahabura. Iyo hagize ikintu kikubabaza, gihita kikuba kenshi, ugahita ngo ubu mbabaye byikubye kenshi kubera ikintu yakoze mu buzima bwanjye, kubera uruhara afite mu buzima bwanjye. Ni ukuvuga ngo uwo muntu murahorana mu byishimo, mugahorana mu mubabaro, kandi yarakubabaje. Ubundi umuntu watubabaje twakavuze ko atatuba hafi, ariko iyo tutamubabariye, iyo tabishyiriye Kristo ngo dushoboze, duhorana nawe mu byishimo, tuba turi kumwe, mu mubabaro tuba turi kumwe. None ikindi kintu gitangaje, no muri achievement zacu, urabizi hari ibintu ugeraho. Tuvuge nk'iyo, reka ntange nk'urugero, umwana wabuze uko yiga kubera ko base wabo, ba nyina wabo, se ba nyirasenge se batamwishyuriye amashuri, none akagira gutya akiga ku bw'ubuntu bw'Imana, kandi agahinduka umuntu ukomeye, akagira akazi keza. Ni ukuvuga ngo achievement ze iyo azigezeho, ntago azenjoyinga wenyine, azenjoyingana na ba bantu bamubabaje. Kubera iki? Ashaka kubibamenyesha no kubereka ko burya nabaye umugabo nubwo mwashatse kumba imbwa. Ugasanga uwakubabaje murabana muri achievement zawe, mu byo wagezeho, mukabana kuko urifuza ko abimenya, akamenya ko utabaye imbwa, akamenya ko utapfuye nkuko yashakaga kupfa. Ugasanga ntago wenjoyinze ubuzima, ntago ubunezerewe, kuko wakubabaje uramugendana mu mutwe no mu mutima. Uzakora uko ashoboye abimenye ko buryo wabaye umugabo, bya bindi wabigezeho, wabayeho anyway, nubwo yashatse kuba imbwa ariko ntiwayibaye. Ugasanga noneho na bya bindi byanze. Urabona hari ibintu dukora bikanga, ubundi gukora ibintu bikanga ubwabyo birababaza. None iyo ufite umuntu wakubabaje, bibabaza doublema, bibabaza twice. Kubera iki? Urarwana no kubihisha ibyakugoye, wenda n'urugo rwasenyutse, ni business itagenze neza, wize uratsindwa, fiancé se yakwanze, bya bintu bitagenze neza, utekereza ko umwanzi wawe azabyishimira. Uragira kurwana nabyo ku nshuro ya mbere kuko ubwabyo birababaza, ugira no gushyiraho izindi mbaraga zo kubihisha wundi waguhemukiye, kuko udashaka ko amenya ko weshuwe, ko wafeirinze. Ugasanga ntabwo unezerewe ubuzima, kuko murabitwaranye. Ariko uyu munsi turavuga ubuntu bw'Imana bubonerwa muri Kristo Yesu, ushobora kudukiza by'ukuri. Imana yacu tugirire ubuntu. Imbabazi niyo ntambwe ikomeye ya mbere yo gukira igikomere watewe n'abantu. Igikomere watewe n'ibihe nacyo kirakira ku rugero rungana n'uburyo wihaye Kristo. Imana yacu itugirire neza. Biratangaje uburyo Yesu nta cyago atinya, uburyo Yesu nta mubabaro avuga ati uyu urakomeye ni muwujyane kuri, uyu wo ni muwunkize. Biratangaje uburyo imibabaro yose uko ingana na yayindi idakwirwa mu matwi. Mu minsi mike cyangwa mu myaka mike yamaze ndi pasiteri, amatwi yanjye yumvise ibintu nari nzi ko bitabaho. Wenda nkajya mvuga ngo reka tuvuge Imana ishimwe ko Nigeria batumva ikinyarwanda. Narotaga nkibwira ngo biramutse binabaye wenda byaba biba muri Nigeria, kuko kwera za filime z'aba Nigeria twajyaga tubona zirimo abantu baroga n'ibindi. Amatwi yanjye yumvise ibintu bibera mu Rwanda, mu bantu tuvuga ururimi rumwe, dusa, tumeze kimwe. Burya bya bintu natekereza ko biba muri filime z'aba Nigeria, burya biba mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo isi ifite imibabaro, umuntu akubwira ukavuga ati buretse gato dufate pause. Uyu muntu yagukoreye iki? Uyu muntu akora ibi nibi. Kandi iyo mibabaro iri, mwibuke ko uburemere bwayo buzanwa nuko biri hagati y'abantu bakundana. Umugore akabwira umugabo ati nzakurushya, nzakubabaza kugeza igihe uzicuriza icyo wanshakiye. Umugabo akabwira umugore ngo nzakubabaza, nzaguhindura umusazi kugeza igihe uzicuza kuba waramenyanye nanjye. Ibyo bintu ariko mwibuke ko
abababajwe nibo bababaza abandi. Hurt people hurt people. Abababajwe bababaza abandi. Nta muntu muzima ufite umutima ukize wagambirira kubabaza undi muntu nta n'inyungu ari bubikoremo, ariko ibyo bintu birahari. Aho umuntu aguhindura umusazi ukagera igihe ukagira ngo warasaze, aho umuntu akubwira ko nta bwenge ugira ukagera igihe ukagira ngo nta bwenge ugira, aho umuntu akubabaza akavuga ati nzakubabaza kuko abantu barabizi ko ngewe ndi umuntu mwiza, kugeza igihe uzijyana ukivana muri uru rugo. Ibyo bintu byose birahari, n'ibindi umuntu atabasha kuvugira no muri public. Imana yatugira ubuntu. Ibyo bintu rero byose uko bingana, ntabwo Yesu wacu yigeze atinya kuvuga ngo tubimuzanire. Yemwe abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Muri Kristo harimo ikiruhuko cy'ukuri, ikiruhuko ufite amateka ameze kuri, ikiruhuko wikoreye background y'imibabaro, ikiruhuko warababajwe n'uwo mwashakanye, ikiruhuko warababajwe n'uwo wabyaye, ikiruhuko warababajwe n'umubyeyi, ikiruhuko warababajwe n'umuvandimwe, ikiruhuko warababajwe n'isi. Hari igihe isi igera ku muntu ukabona ntiyabaye fair wa mugani w'abantu, ukabona nta nyoroshyo namba yigeze ishiramo. Nigeze kugera ahantu hari umwana wavukanye ubwandu, yari umwana mukuru, ababyeyi be ntibamureze, kuvukana ubwandu nta ruhare yabigizemo, yari impumyi. Muri ubwo bwandu yakuyemo guhuma amaso, akuramo indwara nyinshi cyane ziri ku buzima bwe, ariko yarakijijwe. Cyari ikiganiro, none aza kunshyira ku ruhande aravuga ati se kurimo utanga ibyiringiro mu bajene, utanga ibyiringiro n'ibiki n'ibiki, ubu nanjye ese nashaka, ese nabyara, ese ukumva ubuze icyo wowe nk'umuntu cyangwa wowe nka Hortense wamusubiza. Ubwo n'urugero runje mu mutwe, ariko mwisi rimwe barumye, ariko Yesu ntiyigeze agira ubwoba. Ndagira ngo uyu mwanya ni séance ntitubera amagambo, kuko nta n'amagambo numva menshi ifite, ahubwo dusaba ubuntu bw'Imana bumanuke mu mibabaro yose, yaba iremereye, yaba yindi twumva mu busanzwe isa nta kitwaye, ariko ifite icyo yaduhinduyeho. Iyo imvugo itari nziza yose yamvamo, nuko hari ikintu runaka kinje mu buzima bwanjye kikagira ikintu gihindura, nkaba ntabasha gukunda, nkaba ntabasha kwihangana, nkaba ntabasha gutanga ineza. Ushobora kuvuga ngo sinafashwe ku ngufu, sinabaye we n'ipfubyi, sinarezwe n'ababyeyi, sinanzwe cyane, ntago bikabije, ariko hari imibabaro y'isi yagiye kugeraho. Ibyo nabyo tubishyire Yesu, tubwire ngo Yesu waravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Ndashaka ikiruhuko cy'ukuri, ndashaka gukira by'ukuri, ndashaka kuba mu mutima wanjye nta muntu n'umwe nikoreye. Mwibuke ko kubabarira ni processes, ni urugendo, kandi aho Yesu abera mwiza ntabwo aza ngo akwempoze imbabazi, ngo avuge ngo Hortense we babarira, niko bivuze, niko byanditswe babarira. Yesu ikintu cya mbere ashaka ni ugukiza umutima wababaye. Arabanza avuga ati Hortense umutima wawe urababaye, banza uwunzanire ngo ukoreho. Arabizi ko nawe ukoraho n'ibyo imbabazi nzabibasha. Reka rero dufata akanya dushyire Yesu imitima yacu. Hari n'igihe tubabazwa natwe ubwacu, natwe tukananirwa kwibabarira. Mu biganiro njyagirana n'abantu, nagiye mpura n'abantu bananiwe kwibabarira, kavuga ati nakoze amahano, nahemukiye umuryango, nahemukiye abana banjye, nahemukiye urugo rwanjye, akumva nta mbabazi akwiriye. Muri Kristo hari imbabazi. Iki cyanditswe kiravuga Matayo 11:28 kugeza kuri 30, ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mwese abarushye n'abaremerewe. Ushobora kuremererwa n'amateka yawe, n'amahitamo mabi wagize, uyu munsi akaba gufiteho ingaruka. Ushobora kuremererwa n'ibyo wakorewe n'abantu, ushobora kuremererwa n'ibyo utakorewe n'abantu byakwituyeho utabigizemo uruhare. Ushobora kuremererwa n'ibyo byose ukaba uri umukristo, ariko ubukristo bwacu no kwenjoyinga agakiza tukaba turi nko kuri 40% cyangwa 30% ya fullness y'ubugingo. Bwa bugingo yaje kuduha to the full, bwa bugingo yaje kuduha bwinshi, bwa bugingo yaje kuduha an abundance. Ndagira ngo buri mu ruho wose utekereza ko ukuremereye umunsi wibuka, uwo wakenyereyeho tukawukenyeraho tukawirengagiza, byose tubimuhe uyu mugoroba. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Iyi miruho kukuremererwa nibyo bituma umuntu ashobora gusigarana n'umuvandimwe umwe bakaba ari babiri, ariko uyu munsi bakaba batavugana. Iyi miruho uburemere nibwo bishobora gutuma umuntu agira umubyeyi ariko bakaba nta hantu bahurira. Iyi miruho uburemere byo bishobora gutuma umuntu aba yarabyaranye n'umuntu ariko akaba adashaka kumureba ku maso. Ni imiruho myinshi, ni imibabaro myinshi, ni ibintu byinshi. Iyi miruho n'uburemere nibyo bishobora gutuma umuntu utabasha kwihangana,
uba umuntu udatanga ijambo ryiza n'umunsi wa rimwe, cyangwa se rimwe na rimwe ritanga ubundi nawe ukitungura. Sinzi niba mujya mwitungura ukumva uvuze ikintu utakabaye uvuga. Iyi miruho n'uburemere nibyo bizana kutagirira abandi bantu imbabazi, tugahora turi abacamanza kuko nta gatonyanga ko kwihangana gahari. Imana itugirira ubuntu. Ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Umurongo wa 29 na 30 bikaduha igisubizo cy'uburyo umuntu aruhukamo. Abantu bose mu by'ukuri bakeneye ikiruhuko, ariko hari icyo dukwiriye gukora kugira ngo twakire ikiruhuko. Yesu yakoze ku musaraba akishyiraho intimba zacu kirahagije, ariko kugira ngo wakire ikiruhuko cyose Yesu yagufatiye, wakire gukira umutima, ugire no kumva ubishaka. Ubundi intambwe ya mbere yo kubabarira ni ukumva umuntu abishaka. Hari igihe wumva iyo sije batana uwo bavuga ibindi, ariko uwo muntu ukabwira Imana ngo Mana urabizi, Mana ntiwansaba kubabarira kanaka, ibyo ntiwabinsaba. Intambwe ya mbere no kugira ubushake, no kubwira Imana ngo Mana numva ahandi byashoboka ariko yiwe ntibyashoboka. Mana shoboza, kuko nzi ko uri Imana y'imbabazi, udusaba kubabarira kuko natwe twababariwe byinshi. Mana magutera iyo ntambwe ya mbere, shoboza. Niba iyo ntambwe ya mbere warayiteye, waramaze kubyifuza, saba Imana ngo Mana nyigisha nababarira nte, ruhura umutima wanjye, shoboza. Niba ngo warahageze, bwira Imana ngo Mana ni gute noneho nagera n'ahantu ho kumwifuriza ibyiza, ni gute noneho ntanezezwa n'ibibi byamubayeho, ni gute noneho iyo ikiganiro kirimo kivuga ko yananiwe, ko yatsinzwe, nagera ahantu kitakiryohera amatwi yanjye, ni gute natangira kumukunda no kumwifuriza ibyiza. Ntezi z'intambwe mwami w'abantu. Ikidushoboza rero kwakira iki kiruhuko kiri ku murongo wa 29 ngo mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ikigero tuzakiramo ikiruhuko Kristo atanga, ikigero tuzaruhukamo ukaba umuntu uruhutse, ufite umutima ukize, umutima unezerewe, n'igipimo bizangana n'igipimo wigira kuri Kristo. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Abakristo benshi ntibafite ikiruhuko kuko tudafite umwanya uhagije wo kwigira kuri Kristo. Kwigira kuri Kristo ni iki? Ni igihe Yesu ambwira ibintu nkavuga ngo Yesu ndabyemeye nubwo ntabyumva, saba kubabarira Mana birakomeye simbyumva, ariko ubwo wabivuze ngo hari icyo byakora, ndabyemeye. Yesu usaba kuba mu ijambo ryawe, ubwo binsaba ukavuga ko ari umutima w'ubugingo, ukavuga ko bitunga abantu, ndabyakiriye, ndabyemeye, ngiye kwitanga. Sinzi icyo bikora, niyo mbisomye simbyumva, simbona icyo bikora mu buzima bwawe, ariko ubwo bisaba ukavuga ko ari umutima w'ubugingo, ukavuga ko ari amazi amara inyota, ukavuga ko bihembura, Mana ndabyemeye, ngiye kubibamo. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho. Kwigira kuri Kristo ni nko kwemera kuba umwana mutoya. Umwana mutoya wiga muri materineri baramubwira ngo vuga a, akavuga a, zamura agakora ujya kwiga kwandika i, akakazamura atazi icyo kazatanga. Kwigira kuri Kristo ni ugufata ibintu byose adusaba mu ijambo, tugatangira kwitoza, tukavuga ngo Yesu nyigisha. Bayivuga gute? Ubwo ni intambwe ya mbere gukiranuka. Ibi bintu babibamo bati se Yesu uko bikomeye, umuntu yababarira umugabo wamugize gutya, umuntu yababarira umugore wamugize gutya, si umuntu yabasha kubaho ubu buzima, ariko Yesu ubwo binsaba yigisha no kubibamo. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigiro, nibwo muzabona ikiruhuko, uburuhukiro mu mitima yanyu. Igipimo twigira kuri Kristo kirangana n'igipimo cy'uburuhukiro. Muri Kristo harimo amahoro menshi, harimo umunezero no kwakira urukundo, tukabasha gukunda nk'abatarigeze bababara. Kunda nk'aho utigeze ubabara si itegeko, ahubwo ni ugukira. Arakiza imitima yacu akatugeza aho hantu. Ngo kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Kunkorera kutaruhije, kumukorera si ikindi, ni ukudistribuwa urukundo, ni ugutanga urukundo. Mu Bikorinto ba 2 igice cya 5 umurongo ngira ngo wa 19, 17 duhinduka ibyaremwe bishya, 19 tubwira ko twahawe twunzwe n'Imana muri Kristo Yesu. Tumaze kungwa n'Imana aduha umurimo twebwe wo kunga Imana n'abantu. Ntatanga urukundo sinshobora kunga Imana n'abantu. Yesu yiyunze muri Kristo, niyunze n'Imana, arangije mu murimo wo kunga abantu nawe. Ni mu rukundo honyine umurimo wo kunga abantu n'Imana ushoboka. Yesu yatanze ubugingo bwe kugira ngo atubone, arangije adusaba natwe gutanga ubugingo bwacu. Ntabwo twatanga ubugingo bwacu uru rukundo rutatwuzuye. Kuko kunkorera kutaruhije,
kumukorera kutaruhije n'umutwaro we utaremereye. Umutwaro si ikindi, arashaka ko naba nkuko yakabaye ari we urahanga, kandi sinabikora umutima wanjye ari igisenzegere. Ni inyungu z'ubwami bw'Imana kudukiriza imitima, ni inyungu z'ubwami bw'Imana ko umutima wubaho, nta mwene wanyu wanga, nta muntu wasenganye wanga, nta muntu n'umwe wanga. Ni inyungu z'ubwami bw'Imana. Data arashaka kugukiza, ntabwo ahagarara imbere yawe nk'umuntu ugufatiraho imbunda ngo umubwire ngo babarira, ngo babarira, nutababarira ntuzajya mu ijuru. Ntabwo Data ari uko akora, ntabwo Kristo ari uko akora. Arakubwira ati warababajwe, zana umutima wawe, emera kunyigiraho, hanyuma umutima wawe ukire, ubashe kubabara wa mugabo waguhemukiye, ubashe kubabara wa mugore waguhemukiye, ubashe kwakira babandi bakugiriye nabi. Zana umutima wawe tuwuvure. Imana yacu tugire neza. Nifuza ko twafata akanya ko gusenga. Byinshi mu bitubabaza inshuro nyinshi ni ibintu bitavugika, ni ibintu umuntu atabasha kubwira undi, ni ibintu ushobora kuzengurutsa amaso ku isi ukavuga utari ko ibi bintu nabibwira nde ko bitavugika. Ese ninde nazabwira ko mama ari umwicanyi, cyangwa se ko mama ari umurozi? Ninde nazabwira ko umugabo wanjye ameze gutya? Ninde nazabwira ko umugore? Ninde nazabwira ko umuvandimwe wanjye burya ameze gutya, cyangwa yampemukiye gutya, kandi wenda afite isura nziza n'izina ryiza hanze? Ugashakisha umuntu wabibwira ugasanga ntibivugika. Ninde nazabwira ko byagendaga gutya na gutya? Ukamushaka ku isi ukamubura. Nigeze kuvugana n'umuntu uri mu gihugu cya kure, mu gihugu cy'Abarabu. Ntabwo mvuga izina rye, nta kintu bitwaye, hariyo abantu benshi. Ngo ninde muntu nabwira? Nashakishije ku isi umuntu nabwira ko wa mugabo twabanye imyaka myinshi wasaga nk'aho ari mwiza imbere y'abantu, wari utunze umuryango. Nashakisha umuntu nabwira ko icyumba cyanjye cyari kimeze nk'ikuzimu, ko yankoreshaga ibintu bitabaho. Nashakisha umuntu ku isi nabwira ibintu nk'ibyo, numva ndabibuze. Akumva abuze umuntu yabibwira kuko bitavugika. Umutima ukomeretsa kenshi ubika amabanga menshi, ariko Yesu afite amatwi, afite umutima wo kubyumva byose no kubigukiza. Ukagera ku rwego ukira burundu, ukagira umutima unezerewe, ukabaho imyaka Imana iguhaye ufite umutima wakize, ukabaho udafite utuguni tumwe turwaye. Yaje kuduha ubugingo muri full, bwuzuye, muri abundance bwinshi. Ntabwo ashaka kuguha impano gusa ngo ugire impano iri ku gikomere no kubihirwa. Ntabwo ashaka kugukoresha gusa ngo ukore imirimo igere kure, ariko hari akandi gace karwaye. Yaje kuduha ubugingo bwuzuye bwinshi busendereye. Ibitavugika, ibitabwira abantu, ibihe Kristo abasha kubyumva kandi afite imbaraga zo kudukiza. We kwigarukiza ahantu uvuga uti ntacyo ntwaye, ibyo byose ndanumva njya nezerwa. Ntabwo ashaka ko ujya unezerwa, arashaka kubaho unezerewe, arashaka kubaho wishimye, arashaka kubaho warabimuhaye byose, yarabigutwaje kugira ngo nawe noneho umutwaze ibyo ashaka kumutwaza. Ibyo ashaka kumutwaza si ikindi, arashaka kuba distributeri w'urukundo, arashaka gutanga urukundo aho rutari, arashaka gutanga ineza, arashaka kubabarira byihuse. Iteka nibaza ku buzima bwa Stefano. Stefano yari umusore mutoya, waranibwira ko ashobora kuba yari atarashaka. Ni gute umusore bamutera amabuye akavuga amagambo nk'ayo Yesu yavuze, akavuga ngo babare ko batazi ibyo bakora? Iteka ndavuga ngo bari bazi ibyo bakora, bateraga ibuye rimwe nyuma y'irindi bazi ibyo bakora. Ariko nuko yabashije kubona Kristo mu ijuru, amaso yakabona Kristo, hanyuma ngo muba muri ibyo maso basanga arasa n'ahamarayika. Imibabaro tuyishyire Kristo. Iyo tuyishyire Kristo, uburyo dukorera Imana burahinduka. Tuzatanga urukundo mu nyigisho zacu, tuzatanga urukundo mu ndirimbo zacu, tuzatanga urukundo mu mirimo mitoya dukora, tuzatanga urukundo atari umwambaro wa dimanche. Hari igitwenge n'urukundo abantu bakenyera b'abarokore bakabijyana muri repetition, bakabijyana dimanche mu materaniro, ariko kuwa mbere bakabyiyambura, bakamera nk'intare, bakaba abantu bashihana, bakaba abantu babihiwe. Yesu afite imbaraga zo kudukiza ibivugika n'ibitavugika. Imibabaro ishobora guhindura imiremerwe y'umuntu, akarinda asaza atari yabo Imana yaramugene. Yari umuntu ubundi wagenewe kuzakora ibintu byinshi kandi byiza, ariko imibabaro yamugezeho yaramuhinduye teroma, nawe atazi uwo ari we neza, atazi ese ubundi ndi umuntu wishima, ese ndi umuntu ugaragaza ibyishimo, ese ndi umuntu bimira, ese ndi umuntu, ntabwo yimenya kubera ko imibabaro yabaye myinshi iragenda iramuhindura. Ariko uyu mugoroba byose tubizanire Kristo, arabishoboye, arabibashije. Reka dusenge. Afite imbaraga zo kudukiza.
cyangwa ukabyizera. Wahaye Stefano umunezero mu masaha yo guterwa amabuye, yaguha umunezero kuko we ntabwo urimo uterwa amabuye. Wenda ufite imyaka 40 cyangwa 50 cyangwa 60 cyangwa 80 yo kubaho, yaguha iyo myaka ufite umunezero wuzuye. Abera benshi barawusogongeye, nawe wawusogongera umunezero w'ukuri. Akamaramo n'akakajambo kavuga kaningura, kaninira, biriya byose bizanwa no kubabazwa, bizanwa n'utuntu dutandukanye, n'imibabaro itandukanye no kubura urukundo. Akabimaramo, akaduha gusana. Reka tumusukire imitima, tumuhe iyacu irwaye, aduhe uwe wuzuye urukundo, aduhe uwe wuzuye imbabazi, aduhe uwe wuzuye kugira neza, aduhe uwe wuzuye impuhwe, adukize kubyambara nk'umwambaro wa kirokore wo ku cyumweru no muri repetisiyo no mu materaniro nk'aya ngaya, cyangwa abarokore bagusuye ariko nyuma tukawukuramo, biduhindukira ubuzima. Arabibashije, arabishoboye kugukiza ku buryo uhura n'umuntu wakubabaje ntihagire ikintu gisimbuka mu mutima wawe, kumva uri amahoro, kumva uramwifuriza ibyiza. Arabishoboye umwami w'abantu. Reka dusengane. Suka umutima wawe imbere ye. Umubabaro wose usiga impinduka mu buzima. Hari igihe tunegirija imibabaro mitoya idukorerwa, cyane cyane mu bihugu bikennye, kuko tuba dufite ibindi bibazo byinshi. Ukaba wirwanira n'icyo uri bugaburira abana, cyangwa simvuga ibihugu bikennye, imiryango yacu abanyafurika muri rusange, ukaba ukirwana no kugaburira abana no kubigisha mu ishuri n'ibindi nk'ibyo by'ibanze, n'icyo kwambara naho gutura, ku buryo indi mibabaro igukorerwa muri ako kanya bisa nk'idafite umwanya, ariko umubabaro wose ukugeraho ufite icyo ukora mu buzima bwawe. Niyo mpamvu muri mubabaro wose umuntu akwiriye gushyira Yesu. Buri mubabaro wose uzana impinduka, uzana impinduka muri kamere yawe, uzana impinduka mu wo wagombaga kubaho. Kubura, kugira ibyo ubura mu buzima busanzwe. Umwana wakuze adafite iby'ibanze, adafite umwambaro, ajya mu ishuri bakamuseka, yambaye inkweto zicitse, bagusohora mu ishuri uyu munsi, cyangwa se abo wanyuma, cyangwa ibya bintu byose bigaragara abantu bakaba baguseka, biriya bintu byose bifite ikintu bisiga mu buzima bwacu. Iyo dukuze, kubera ko tuba dushaka ubuzima, turakenyera tugakomeza, twumva ntacyo twabaye, ariko bifite ikintu bigabanya mu bo twagombaga kubaho. Imana yifuza ko tugira ubuzima an abundance, bwinshi kandi bwuzuye, wowe nanjye tugahinduka abantu b'umumaro mu gihe cyacu, tugahinduka ibikoresho bizima bitanga urukundo rwa Kristo ahantu hose. Data, dukoreho uyu mugoroba, horanaho n'abakobwa bawe bari muri iki gihugu cy'Ubudage, horanaho n'abandi bana bawe hirya no hino abadukurikira n'abazadukurikira. Hanyuma turasaba ubuntu bwawe Mwami. Ibyo tuvuga, bamwe bafite ibiremereye bitavugika, abandi bafite ibisa nkaho bisanzwe, ariko bifite icyo byakoze ku buzima bwawe. Biraduhindura, biduha kurebana abantu imbabazi nkeya, byaduhaye kurebana abantu ijisho ribi, byaduhaye kudaha agaciro, byaraduhinduye. Ntabwo turi abo twagombaga kuba turi bo muri Kristo Yesu. Ndasenze wowe udahishwa, wowe uzi umutima wa buri muntu wese, wowe uzi ubuzima bwa buri muntu wese, kugira ngo uyu mwanya ukore ku mutima wababajwe uwukize. Kiza igikomere cyo mu bwana umuntu yasinzirije akacyorosa, atarigeze akiganira, atarigeze akivuga. Nawe niyo yicaye muganira, wowe nawe Kristo muri bonyine ntabasha kukivuga. Icyo nacyo gikoreho umwami w'abandi, ugikize. Kiza ibindi bikomere byamujeho mu gukura, ku bantu yari yizeye, yasutsemo urukundo cyangwa icyizere cye cyose bakamutenguha. Kiza ibyo bikomere byose. Kiza ibikomere mwami byazanywe n'imibabaro yo mu isi, gupfusha, kurwaza, impanuka. Ibyo byose mwami w'abami, kiza icyo gikomere Uwiteka Mana Nyiringabo. Watubwiye ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Ufite imbaraga ziruhura buri mu ruho wose, utugeze hahantu mwami dushobora gukunda nk'abatarigeze bababazwa. Duhe kukubona nk'uko Stefano yakubonye, akakubona ngo mu maso ye hagacya,
mwami ntidushaka mu maso higirisha, ntidushaka mu maso hidini umuntu apresenta abandi banyamadini basengana, ntabwo dushaka mu maso umuntu ajyana mu isabato, ntabwo dushaka umucyo umuntu ajyana ku cyumweru, ntabwo dushaka umucyo gusa umuntu ahagararana ku gatuti akabivuga nk'aho ari amahoro. Turashaka ubuzima bwakozweho nawe, turashaka ubuzima buhindutse, turashaka ubuzima bwuzuye imbabazi zawe, turashaka ubuzima bujojoba urukundo rwawe, turashaka ubuzima buhinduwe nawe, turashaka umunezero w'ukuri, turashaka ibitwenge byuzuye, turashaka amahoro adendeje asesekaye. Udukize umunabi wose. Tujya twibwira ko ariko duteye, tukibwira ko ariko tumeze, ariko umunabi twazaniwe n'ibihe, agashiha kihuta twazaniwe n'ibihe. Dukize Uwiteka Mana Nyiringabo, maze tubashe kukuberaho mu miryango yacu, tuba abantu bazana impinduka, abavuye mu miryango yakomeretse igakomeretsa. Reka mwami bahinduke imiryango itanga urukundo, imiryango yuzuyemo imbabazi, imiryango ihora iramburiye abandi amaboko, imiryango ibasha kubabarira. Duha urukundo mwami, utugeze ku mutima umeze nk'uriya mubyeyi wabonye umwana w'ikirara agaruka akamuhobera akamwakirana urukundo rwinshi. Duha umutima umeze nk'uwawe data, duha umutima umeze nk'uwawe. Imbabazi tutagiriwe reka twebwe tubashe kuzigirira abandi. Reka se n'imbabazi twahawe twebwe tubashe kuzikuba inshuro nyinshi. Reka urukundo twahawe tubashe kurutanga ari rwinshi. Reka urwo tutahawe uruduhe mwami tubashe kurutanga. Duhindura abantu bameze nk'uko ushaka mwami w'abantu. Reka uyu mugoroba habeho kubohoka ku muntu wari ubahanywe mu kagereza n'umuntu wamubabaje. Reka asohoke muri iyo gereza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ibyishimo bye abisangira n'uwamubabaje atabishaka, umubabaro we akawubanamo n'uwamubabaje atabishaka, arwana no kumuhisha, arwana no kumwereka ibyo yagezeho. Reka habeho kubohoka mu izina rya Yesu. Reka uwo murunga umuhuza n'abamukomerekeje uyu mwanya ucike mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abahemukiwe nabo bashakanye uwo murunga ucike mu izina rya Yesu. Wamubereye nk'akagozi akagendana ari mu kazi, akagendana ibyo yifuza kwacivinga, abyifuza kubyacivinga kugira ngo yere kuwamutaye ko yabaye umuntu, ko yagize ibyageraho. Reka umurungu ucike mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abashe kunezererwa imigisha umuha, abashe kunezererwa ubuzima kubera wowe Kristo, adafite uwo ashaka kwereka. Mwami turakwizeye, twizeye ubuntu bwawe. Reka uyu mwanya umuntu wananiwe kwibabarira, uwumva adakwiriye kugirirwa ani mahirwe, guhabwa indi chance yo kuba ku rugo, guhabwa indi chance yo kugira ubuzima bwiza, guhabwa indi chance yo kubaho. Reka uyu mwanya umwe kwakira imbabazi mu mutima we. Nasanze uri Imana y'amahirwe ya kenshi, amahirwe atabarika. Iyo nsomye Bibiliya nsanga abantu bagiye baba mu buzima bwa mese, bica ibintu bakabivanga, ukabongera ni mahirwe. Wajya ukora n'abantu bakoze amahano, wakoranye na ba Mose barisha abantu, wakoranye na Dawidi yarakoze amahano. Nasanze uri Imana y'amahirwe ya kenshi. Twebwe mu madini yacu ntitubasha kubyumva kuko turatenga tugashyira ku ruhande, turi abantu buntu, ariko wowe mu mbabazi zawe nasanze uri Imana y'amahirwe ya kenshi. Ndasenze umuntu utabasha kwibabarira uyu mwanya imbaraga zawe zimugereho mwami, zimwinjize mu migambi wari umufitiye. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo hari ibintu wanditse ku buzima bwacu tutarabaho n'umunsi n'umwe. Mwami ibyo wanditse ku buzima bwe ntabwo yari mesi, ntabwo yari imvange, ntabwo kwari ukubyica, ntabwo bwari uburaya, ntabwo kwari gukuramo amada, ntabwo byari ibintu bibi byo wanditse ku buzima bwe, ntabwo kwari ukweshua. Ibyo wanditse ku buzima bwe bwari byiza. Reka uyu munsi mwami ubwo agihumeka, ijambo ryawe ryarambwiye ngo habaho ibyiringiro, ngo nubwo igiti cyatemwa ngo ariko iyo cyongeye kikumva amazi hariho ibyiringiro ko cyakongera kigashibuka. Reka ubuzima bwe mwami bwinjizwe mu mbabazi zawe, mu migambi yawe mishya. Uwiteka Mana Nyiringabo, urakoze kuri umugizi wa neza, urakoze kuri umutunzi w'imbabazi. Reka yinjire mu byo umuvugaho, maze mwami mukomezanye. Nubwo yaba mwami ari mu myaka ikuze yireba agasanga nta garuriro, uri Imana y'amahirwe ya kenshi. Urakoze papa, uri umugizi wa neza, uri umugizi wa neza, uri umutunzi w'imbabazi. Ndasenze kugira ngo umuntu wibuka izina ry'umuntu wamubabaje mu matwi ye, akumva havuzemo injereri, akumva havuzemo amafirimbi, akumva ntibyakwirwamo. Nasanze uri Imana y'ibitangaza, n'ubundi kubabarira ni igitangaza kiruta ibindi. Nta muntu wabyiha, nta nubwo muri kamere muntu. Ndasenze gukore operation speciale mu mutima w'uwo muntu, yisange yabishoboye, yisanga byifuza, yisange mwami w'abami. Yashobojwe nawe Kristo, wowe watanze za mbabazi ku musaraba, ukavuga ngo data ubabare kuko batazi icyo bakora. Ni wowe cyitegererezo cyacu, ni wowe imbaraga zacu, ni wowe buzima bwacu. Ndasenze ngo ibyo wakoze ku musaraba bihinduke ubuzima bw'Uwiteka Mana Nyiringabo.
ubashe kubabarira. Azasigare yikora avuga ati burya se byakunda, burya se namurekura, burya se namubabarira, burya se nahura nawe ikiniga ntikimfate, burya se burya se namwifuriza ibyiza, burya se bamuvuga ibibi nkumva ndababaye. Ukora uwo murimo mu mitima y'abana bawe. Urakoze mwami mwiza. Mwami tuguhaye n'ibyo tutabasha kuvuga kuko tutabizi. Turi abantu umuntu barira imiti. Ibyo twamenye n'ibyo twabonye, n'ibyo twumvise n'ibyo twabwiwe. Ndasenze kugira ngo umuntu wababajwe mu buryo twebwe tutazi, tutabashwa no kumva, ariko urabizi. Kuko ijambo ryawe ritubwira ko wageragejwe mu buryo bwose n'ubwo utakoze icyaha. Iyo mibabaro yubasha kuyumva, iyo miruho yubasha kuyumva. Ndasenze ngo umukize mwami w'abantu. W'iri jambo nubwo twarivuga kajana ritagerayo, wowe ugereyo kuko urabishoboye. Urabishoboye mwami w'abantu. Ndasengera abana bawe kugira ngo bagirire neza. Ndasengera abana bawe kugira ngo bahe imbaraga zo kwigira kuri wowe no gutinda ku birenge byawe. Gutinda ku birenge byawe. Ku birenge byawe niho dukura imbaraga za byose. Ku birenge byawe niho duhinduka tugasa nawe igitondo n'umugoroba. Tugasa nawe, tukakwigiraho gukunda, tukakwigiraho kubabarira. Tukamenya neza ko natwe twababariwe. Tukagira imbaraga zo kubabarira abandi. Tugusabye imbabazi kandi mwami. Ahantu abantu baje batuganaho bifuza ko tubaha andi mahirwe ya kabiri ntituyabahe. Tugusabye imbabazi. Tugusabye imbabazi kubwo abantu twakatiye tugafunga, tugakupa burundu. Tugusabye imbabazi. Tugusabye imbabazi aho twatsinzwe. Abantu batuje batubwira ngo mbabarira, nyongera amahirwe, ongera unyemere tugatsindwa. Tugusabye imbabazi. Tugusabye imbabazi ahantu twari kwitwara mu buryo runaka bwo kubabarira abantu runaka no kongera amahirwe ntitubibashe. Tugusabye imbabazi kandi tugusabye imbaraga. Iteka uhora uzana andi mahirwe mashya imbere y'ubuzima bwacu. Nongera kuzana amahirwe y'abantu bakeneye ko tubabarira, y'abantu bakeneye ko tubumva, y'abantu bakeneye ko dukomeza kubakira. Uzabidushoboze kandi Uwiteka Mana Nyiringabo, twakire umutima mushya, twakire umunezero wuzuye, twakire biriya wadufatiye byose hatabuzemo na kimwe. Duhinduka abagore n'abagabo bashyitse, abasore n'inkumi bashyitse, bafite badasuhuza umutima, buzuye uburyohe bw'ubuzima, buzuye uburyohe bw'agakiza, bafite ijuru muri bo, bafite umunezero w'Imana bagituye inahangaha muri iyi si isa gutya, muri iyi si yuzuye imibabaro, muri iyi si yuzuye imiruho, ariko basogongeye ku munezero w'ijuru. Turifuza kuba mu bantu mwami w'abantu. Urakoze papa. Turagushimira abavandimwe baduteguriye umugoroba. Ubaha umugisha. Iki gicaniro cy'abakobwa bawe mu Budage, ubaha umugisha. Ubagirire neza, ubane nabo mu miryango yabo, ubane nabo mu mago yabo. Usubize gusenga kose kurimo kuzamuka mu mitima yabo. Ubabere igisubizo, ubabere igisubizo. Ukore ku kintu cyose cyatuma baganya, ukore ku kintu cyose cyatuma basuhuza umutima. Urwane n'ibibarwanya, ubaha imbaraga zo guhagarara mwami. Abari mu bihe bigoye, ubaha imbaraga zo guhagarara kugeza igihe bazasohokana ubuhamya n'amashimwe. Ubagwiriza inyota yo kuba mu ijambo ryawe. Ujye ubaha uburyo mu mirimo myinshi, ubaha uburyo bwo gusabana nawe. Niba abadaniyeli barabishoboye mu nshingano zikomeye, n'aba bakobwa bawe babibasha. Urakoze mwami kubw'uyu mugoroba udasanzwe. Urakoze kubyo uremye mu buzima bwacu. Tuguhaye icyubahiro. Sabe umugisha bera bose twabanye nabo tuzabana hanyuma. Subize gusenga kwabo, ubaha imbaraga, twese dushoboze kurushaho gusa nawe Kristo. Ku minsi yose udutije no mu myaka tuzamara, tuzaguhagarara neza. Erega watugize intumwa mu cyimbo cyawe, tuye guhagarara uko bikwiriye. Iyi si buze urukundo, twuzuza urukundo kugira ngo tubashe kurutanga. Iyi si buze imbabazi n'impuhwe, bitwuzuze kugira ngo tubashe kubitanga iteka, atari ibya rimwe na rimwe. Urakoze wo mugisha abadutegurira nk'ibi, bituma bibasha kugera ku bandi. Ubaha umugisha. Neza yawe tubeho, imbaraga zawe zitubeho kuzageza ku musozo w'urugendo. Icyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze. Amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Murakoze cyane, murakoze cyane. Merci beaucoup. Amen. 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 turabashimiye cyane Amen. umugisha mwinshi utagabanije. Amen. Turize abantu bakomereka mu bikomere bitandukanye, kandi tubone yuko nta kindi cyarugukiza, nta kindi cyarugufasha, nta kindi cyaruguha imbaraga zo kubabarira no kubisohokamo uretse imbaraga z'umwana wacu Yesu gusa. Amen. Reka rero tumwikomezeho, Amen. tumwihagireho rwose, Amen. cyane cyane ko we abitwisabira.
ashimwe ko dufite ubuhungiro bene data. amen. Ntabwo murakoze cyane. Imana ibahe umugisha, murakoze cyane. Niba tukiri kumwe ubwo twakomezanya ntacyo. Oya reka mundekure ngende. Kereka niba hari ikibazo, niba hari nk'ikibazo dushobora kugisubiza, nibwo nahaguma gatoya. Nagira ngo nsabe n'anasabe wenda niba hari umuntu ufite wenda igikomere yumva kimugoye cyane cyangwa se kubabarira bimugoye cyane, nawe yumva hari isengesho sipesiyale yasaba wenda aracyahari, rwose twamwakira. Niba hari umuntu wumva afite icyo kuba yasaba, icyo yabwira pasiteri, ni karibu, ijambo ni iryanyu mu izina rya Yesu. Ndabona ashobora kuba nkawe, ariko ndabona ko hari uwanditse asaba yuko umuntu azagaruka rwose mujye mugisura kenshi ngo birafasha. Amen. Imana izajya idushoboza. Tunezerwe rwose mwadusuye. Amen. Kandi bitugirira umumaro mwinshi. Amen. Muri mujye munyaruka mudusure. Amen. Kandi Imana ibahe umugisha, umurimo mukora ni uw'ingenzi mu bwami. Ndabizi ko muba mwigomye byinshi kandi ijuru ribizi kundusha. Rero Imana ibahe umugisha, ibahe imbaraga zo kutazarekura, zo kutazarekeraho. Biragorana, hari igihe abantu baza guterana ugasanga uri wenyine, ugasanga wateranye muri babiri se. Mwe gucika intege, mukomere mu mwami, mukomeze mushyigikirane. Iyo musenganye gutyo bibyarira undi muntu imbaraga wari ucogoye. Mukomeze muberanire umuryango, muberanire amaboko. Imana ibahe umugisha. Uko Imana izajya idushoboza tuzajya tuza, kandi mwakoze gufata uyu mwanya wose mukantega amatwi. Mwuka Wera abuzure. Yego shenge. Amen. Amen. Ntabwo kizazima. Amen. Amen. Murakoze. Amen. 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 Ngaho mugire ijoro ryiza. Yesu abahe umugisha. Merci beaucoup. Murakoze cyane. Amen. Yego.